Kuri uno munsi wa none ndagira ngo tugaruke kuri uyu muhanzi King James. King James ubundi ni umuhanzi udasanzwe. King James ni umuhanzi ubundi uba witurije yikorera ibintu bye bucece. Ni umuhanzi udakunda kwigaragaza cyane kuri social media, ntabwo akunze kujya ku mbuga nkoranyambaga ngo ntabwo ari wamwumva mu matiku n'abandi bahanzi cyangwa ngo umwumve nyine mu tuntu tw'ubusabusa turi aho ngaho. King James ni umuntu ugenda akituriza, akagenda akikorera akaririmbo ke kagasohora kakaba hiti kagakundwa, ariko ibindi by'imbuga nkoranyambaga kwigaragaza kwa kundi wumva abahanzi bamwe bari guterana amagambo, ibyo ni ibintu murabizi namwe ntabwo ari ibintu bya King James. Ni umuntu uba uri aho yiturije rwose, ariko ndagira ngo tugaruke kuri King James uyu munsi wa none, kuko iyo turebye mu muziki nyarwanda usanga hari amazina by'umwihariko nyine usanga hari amazina atajya asaza, harimo nk'izina rya by'umwihariko nyine izina rye rya King James, izina rya Meddy, izina rya Ben, izina rya Bruce Melody. Ayo ni amazina mu by'ukuri muzi namwe atajya ava ku isonga muri uyu muziki nyarwanda, ariko hakaba hari n'andi mazina yumvikana uyu munsi ejo akibagirana. Ariko ndagira ngo mbabwire ko hari n'andi yanditswe mu mateka mu buryo imyaka niyo yashira ari myinshi atazigera yibagirana. Uyu munsi King James ni umwe mu bahanzi baririmbye mu bihe umuziki wari ukiri kuzamuka, yaririmbye mu bihe irushanwa ryari rikomeye, yaririmbye mu bihe havukaga ibyamamare bishya, ariko n'ubu imyaka irenga 20 ishize aracyahagaze bwuma. Kandi igitangaje kurushaho ni uko n'abahanzi bagenzi be bakomeje kumwereka icyubahiro. Mu gitaramo cyaraye kibereye muri Big Arena cyabaye ku itariki ya mbere Kamena mu mwaka 2026, ubwo yizihizaga imyaka 20 amaze mu muziki. Ntabwo ari abafana gusa bari bahari, hari n'abahanzi batandukanye, abakora umuziki ndetse n'abakoranye nawe imishinga mu bihe bitandukanye baje kumushyigikira. Bityo rero bikadutera kwibaza ati niki cyatumye King James aba umwe mu bahanzi bubashywe cyane mu Rwanda kuri ruriya rwego. Uyu munsi muri Stardom tugiye kuvuga amateka ya King James, ariko tugiye gusesengura impamvu izina rikomeje kuvugwa kugeza n'uyu munsi nyuma y'imyaka 20, ukabona ko nta kintu yigeze ahungabanaho, ari umuntu utarigeze ajegajega na rimwe mu muziki nyarwanda. Mu gihe King James yinjiraga mu muziki byari bimeze bite? Buriya kugira ngo wumve uburemere bwa King James ubanza gusobanukirwa n'igihe yinjiriye mu muziki. Mu ntangiriro z'umwaka 2000 umuziki nyarwanda wari ukiri mu rugendo rwo kwiyubaka. Ntabwo studio zari nyinshi, ntabwo YouTube yari yakamamaye, ntabwo Spotify yari ihari. Kwamamaza indirimbo byashingiraga cyane kuri radiyo na televiziyo. Abahanzi bo bakoreshaga amafaranga menshi by'umwihariko kugira ngo zicurangwe ku maradiyo ndetse no ku mateleviziyo. Muri icyo gihe nibwo hatangiye kuvuka igisekuru cy'abahanzi cyahinduye amateka y'umuziki nyarwanda. Harimo Tom Close, harimo Riderman, harimo Jay Polly, harimo Meddy, harimo Ben, harimo King James. Buri wese muri abo mvuze haraguru, murabiza bose ni abarejande mvuze haraguru, buri wese muri abo yumvaga ashaka kuba uwa mbere by'umwihariko. Irushanwa ryari rikomeye cyane, ariko aho kugira ngo King James yinjire muri iryo rushanwa, muri ayo makimbirane, yahisemo kubaka izina rye binyuze mu bihangano bye byiza kandi by'umwimerere. Icyo cyemezo nicyo cyabaye intangiriro y'urugendo rwe rurerure, niryo ryabaye itangiriro ry'urugendo rwe rurerure, tukaba tukiri kumubona nk'umuhanzi ukomeye kandi utajegajegana n'uyu munsi wa none. Burya hari abahanzi benshi baba bafite amajwi meza, hakaba hari n'abandi bafite impano zitandukanye, hakaba n'abandi bafite impano mu by'ukuri, ariko impano yonyine ntabwo ihagije kugira ngo ugere ku rwego rwo hejuru. King James yazanye ikintu abantu benshi batari bafite, yitaga cyane ku butumwa yasohoraga mu ndirimbo. Ubutumwa bwabaga buri mu ndirimbo by'umwihariko bwabaga bufite umwihariko, kandi na n'ubu urabibona ko indirimbo asohoye ni indirimbo iba ifite ubutumwa kandi aba afite icyo ashaka kubwira abantu. Yitaga cyane ku buryo yandika indirimbo nziza, akaba ari umuhanzi rero wakunze kwita ku ndirimbo ze cyane, akora ibihangano byiza
akita cyane cyane ku buryo agaragara imbere y'abafana. Ni nayo mpamvu indirimbo ze zituma umuntu atazumva nk'umuziki gusa ahubwo akumva ari nk'inkuru yiyumvira. Nicyo cyatumye yubaka abafana b'igihe kirekire kandi ntabwo yabikuye ku ndirimbo imwe gusa ahubwo yabikuye ku cyizere abantu bagiye bamugirira ndetse n'ukuntu abantu bagiye bakunda ibihangano bye by'umwihariko muri rusange. Buriya hari abantu benshi bibwira ko icyubahiro gitangwa n'abafana gusa ariko mu muziki nyarwanda hari ikindi cyubahiro kirenze icyo. Icyo cyubahiro rero nta kindi, ni icyubahiro umuhanzi we ubwe ahabwa n'abandi bahanzi bagenzi be. Iyo umuhanzi afite igitaramo abandi bahanzi bakava mu birori, bakava mu bindi bintu bagombaga kuba barimo ndetse bakava mu mirimo yabo bagata ingo zabo bakitanga bakaza gushyigikira umuhanzi, ujye umenya ko ari ibintu bidasanzwe, kuko ibi ni ibintu byaje kugaragara mu gitaramo cyaraye kibereye muri Big Arena itariki ya 2 z'ukwa munani. Byagaragaye ko King James atubahwa n'abafana gusa ahubwo anubashywe n'abo basangiye umwuga. Ibyo ntibiterwa n'indirimbo gusa ahubwo biterwa n'imyitwarire ye, bigaterwa n'ubunyamwuga, bigaterwa n'urugendo amaze gukora mu muziki. Iki kikaba ariyo mpamvu amazina ye ahora agaruka igihe kirekire mu muziki nyarwanda kandi akaba akiri ku isonga. Uyu muhanzi kandi akaba afite indirimbo zagiye z'ibihe byose, by'umwihariko hari indirimbo za King James ugenda wumva ukumva ko by'umwihariko ari indirimbo zitajya zisaza. Hari abahanzi benshi bagira indirimbo zigakundwa amezi make ariko by'umwihariko wakongera kuyumva nyine ukumva ko ari indirimbo yataye vibe nyuma nyine igacika, ariko by'umwihariko King James aba afite indirimbo na n'uyu munsi wumva ukumva ko ari indirimbo nziza kandi na n'uyu munsi wumva ukumva ko iguhaye ubutumwa. King James afite indirimbo zikomeje kuririmbwa mu bukwe, mu bitaramo, ku maradiyo. Ibyo ngibyo bikaba bidaterwa n'amahirwe ahubwo bikaba biterwa n'uko yubatse umuziki ushobora ahubwo bikaba biterwa n'uko yabashije kubaka umuziki ushobora kuramba igihe kirekire. Nicyo gitandukanya umuhanzi ukunzwe n'umuhanzi w'ibihe byose. Soza rero uyu munsi ushobora gukunda King James, ushobora no gukunda abandi bahanzi, ariko iyo usesenguye neza amateka y'umuziki nyarwanda usanga hari ibintu bimwe na bimwe biba bidakwiye kugibwaho impaka, kuko mu by'ukuri King James yagize uruhare rukomeye mu kubaka urwego rw'umuziki nyarwanda. Ibyo ntabwo ari ibyo gushidikanyaho rwose, kuko yubatse izina rimaze imyaka myinshi, imyaka 20. Wa muntu we nimubwira ngo imyaka 20 ni myinshi ujye ubyemera. Imyaka 20 umuntu akora ikintu aba amaze kukigiramo uburambe buhagije, kuko aba afite umufana, aba yubashywe n'abandi bahanzi bagenzi be, kandi kugeza uyu munsi ibikorwa bya King James biracyakomeza kuvugisha abantu benshi. Akaba ari nayo mpamvu akomeza kugirwa umwe mu bahanzi b'ibihe byose dufite hano mu Rwanda, kandi agakomeza kuba uwa mbere mu kubaka umuziki nyarwanda. Iyi ni Stardom, inkuru zubakiye ku mateka, ubushakashatsi n'isesengura ryimbitse muri rusange. Ndabashimiye, nitwa Olivier, naho mu kiganiro gitaha.